ibintu byateye bita ngo ni deliverance ugasanga n'urugero ari kudelivura abantu ngo basomana mu rusengero ngo ubwo nibwo ari kumukorera deliverance ngo abadayimoni bamushire ugasanga undi yabakandagiye hejuru ugasanga undi donke barapfukama cyangwa aricara amugende hejuru kugira ngo adakandagira hasi ubwo kandi ngo ari muri deliverance ugasanga undi ari kubahuha abantu bari kugwirirana nk'imitumba cyangwa nk'abantu badafite ubwenge wagira ngo nta n'umutima ubari ukibarimo ugasanga undi ari kubakora mu myanya y'ibanga ngo ari kubadelivura ugasanga undi ari kubarisha ibintu bitabaho noneho hari n'uwo nabonye wibira mu ngunguru irimo amazi noneho agafata ya mazi arangije kwiyuhagira ngo akayaha abakristo bakayanywa kugira ngo nyine ngo ubwo ari kubakora deliverance hari n'ababarisha ibyatsi n'ibindi ibintu byinshi tutakwirirwa tunavuga muri iki kiganiro ukeka ko ariyo mpamvu abantu bemera koko bakirunda muri urwo rusengero bakamukurikira ndetse ugasanga ibyo ari kubategeka bari kubikora impamvu nta yindi nuko daboro abantu bakeneye Imana ariko nubwo bakeneye Imana bakeneye mu bibazo ari nayo mpamvu aza agakora igitangaza kimwe cyafo agashaka nk'umuntu wigize ikimuga akamuzana mu rusengero yamusomagura kuri ya minwa cyangwa yamurisha bya byatsi cyangwa yamunywesha kuri ya mazi yiyuhagiye agahita arambura akaboko ngo arakize none ugasanga abantu benshi bagiye kumwirukaho none se ubwo abo bantu utambeshye baba ari abakristo cyangwa baba ari ab'uwo muntu ushobora kugira ubuhenebere aka kantu kumve neza n'abadukurikiye batwumve ushobora kugira ubuhenebere buguca mu rusengero ntuzongere kwinjira mu rusengero ariko ushobora no kugira ubuhenebere bwo kukwinjiza mu rusengero ariko ukarubamo uri umupagani wo mu rusengero cyangwa ukora ibyaha wibereye n'ubundi nahe mu rusengero ubwo henebere bwe bwombi burashoboka kandi icyo gihe nta fundi nta mujyojo mwese muba muri kimwe ari uwagize ubuhenebere bumukura mu rusengero ariko ari uwagize ubuhenebere satani akamubwira ati wigumire mu rusengero ariko ukomeze ubu wanjye bose ni kimwe ahubwo ni ugucunga ngo ese njyewe basi ukinjira mu rusengero ndinde ese koko ndi umukristo imbere y'Imana cyangwa ndi umupagani wo mu rusengero kuko insengero nyinshi zigwije abapagani kurenza ko zigwije abapagani ndetse n'abayoboke b'amadini b'iryo dini kurenza ko baba abakristo cyangwa baba intumwa za Kristo. Yes, reka nkwifurize ibihe byiza wowe ukurikiye Evangelizero Monde TV aho waba uherereye hose abari hano mu Rwanda abari muri East Africa abari muri Afrika muri rusange ndetse no ku yindi migabane Europe Amerika Australia ndetse n'ahandi hose ugenda utwumvira hirya no hino hatandukanye reka nkubwire ngo amahoro y'Imana akomeze abane nawe mu bikorwa byawe bya buri munsi kandi aho bitameze neza ejo buzacya njyewe nitwa Mugisha Simeo dusanzwe tubana mu bindi biganiro bitandukanye amakuru na documentaire nyinshi nkora kuri Evangelizero Monde TV ni njyewe uzikora ariko muri rusange ndi umunyamakuru wa Evangelize nyobora n'ibiganiro gatumira abantu batandukanye tukaganira kuri topic runaka zitandukanye tuba twateguye ariko birumvikana za Gikristo kuko niwo muyoboro w'ikinyamakuru cyacu ni ugukora ibintu bifitanye isano n'iyobokamana cyangwa se iyamamaza butumwa
bwiza. Uyu munsi rero nk'uko mubibona kuri kamera ndi kumwe na Harerimana Felix, muramuzi cyane hano kuri Evangelisation Monde TV, musanzwe mubana mu zindi nkuru zitandukanye, mu biganiro bitandukanye, mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi niwe tugiye kuganira kuri topic ndibuze kubabwira, ariko mbere na mbere kambanze mwakire. Felix, ndagusoje kandi ndakwakiriye. Ya, nanjye ndagusuhuje cyane Simeo. Yesu aguha umugisha cyane, kandi nishimiye kuba tugiye gukorana ikiganiro mu buryo nk'ubu ngubu. Rwose ndumva binshimishije cyane. Rero nanjye ndakwakiriye nanone nk'uko nyakiriye. Nanjye ndakwakiriye ngo uhaye ikaze muri iki kiganiro, kubera ko iki ni ikiganiro gifunguye, tugiye kugira ibintu tuganiraho. Ndizera ko rero Imana iri budufashe tuboneho n'umwanya wo gusuhuza abadukurikiye hose, aho bari ku migabane itandukanye bakunda gukurikira iyi channel ya Evangelisation Monde. Kandi dushimiye n'Imana ko yaduteje intambwe yo kuba uyu munsi twujuje aba subscribers 50,000. Ntugire ngo ni bakereka. Hoya ni benshi cyane. Je nkunze kubwira abantu nko mu YouTuber runaka ugasa ari nko kwitotomba cyangwa kwijujuta, ikiganiro cyo cyarebwe n'abantu 1000, nkababwira ati ariko abantu 1000 wamwita bace muzi ukuntu bangana. Ya sesa, njye ahubwo iyo ngeze amahirwe ngakora ikiganiro abantu 1000 bakakireba, mba numva nageze kuri reisite. Kubera ko ijambo ry'Imana ravuga ngo uwahinduriye umuntu umwe gusa ku gukiranuka cyangwa kuri Yesu akamenya Kristo n'umwami umwe wenyine, ngo mu ijuru azaka nk'inyenyeri. Uzi impamvu mu ijuru azaka nk'inyenyeri? Cyangwa iyo uhinduriye umuntu umwe kugakiza imbere y'Imana mu isi y'umwuka, uba uhinduye nka generasiyo cyangwa abantu benshi cyane banarenga stade. Nuko wa muntu umwe aba azakomokwaho n'abandi benshi bashobora kuzakira agakiza binyuze muri we. Ngira ngo muri ino minsi hari kuvugwa inkuru ya ADPR yenda kwizihiza imyaka 85 ADPR imaze ishinzwe. Ariko mu by'ukuri iyo batubwira mu mateka, batubwira ko umunsi abamisiyoneri babatije umuntu umwe wa mbere wakomotsweho n'imbaga y'abantu nyamwinshi bari muri ADPR, ko icyo gihe bashinze Imana bagapfukama bagahimbaza Imana ati ubu ngubu intego yacu igezweho, dushatse twakwisubirirayo cyane. Ariko uwo muntu umwe yaje kuvamo miliyoni 2 zirenga. Niyo mpamvu iyo uhinduriye umuntu umwe kugakiza. Niyo mpamvu rero abantu 1000 barebye ikiganiro aba ari benshi cyane, benshi ariko cyane. Oya no, kuri icyo wari uvuze n'ubukristo tuvuga uyu munsi arega bwatangijwe n'umugabo umwe nyine witwa Kristo. Nibyo. Ariko uyu munsi miliyari ndumva ari 2 muri statistique nandutse gusoma ubutsi n'abakristo kabisa. Rero urakoze cyane. Nta nubwo ntituri bujya kure n'ubundi y'ibyo twaratangiye kuganiraho muri rusange. Uyu munsi hari ikintu nshaka turi buganireho. Nkawe ubi Burayi, nanjye mu makuru ugenda usoma mu bitangazamakuru bitandukanye ndetse no mu bandi bantu benshi, i Burayi hari ikibazo cy'uko abantu bari kubura mu nsengero, cyane cyane nyine ndavuga Christianisme. Kandi urumva kugira Christianisme ishika inaha muri Afurika mu kinyejana cya 15 ndumva ntibeshye nibwo yakwirakwiye cyane, kuko abazungu bazi naho nyine mu byo bazaniye abanyafurika harimo na Christianisme. Hari n'abaje bitwaje amavanjiri kugira ngo babone uko bayobya benshi nabo. Ego, n'abaje bitwaje amavanjiri, ndanumva n'abapanafricaniste nyine babikritika cyane yuko kimwe mu bintu bibi batuzaniye
n'icyo kintu kirimo, ariko ni ibivugwa njye si ibyo ndi guhamya, niba bigenda nyine bivugwa, iyo ni igindi ngingo twazaganiraho mu ruhande. Ariko abazi nyine agaciro k'ubukristo ko barakazi, dore ko barashobora kuganira n'abakristo cyane. Yego. Rero urumva Kristo atangiza ubukristo mu kinyejana cya mbere, intumwa zikagenda zibisakaza, ni ibintu byasirikiriye bishyika muri Erope nabo barabiterura babituzanira inaha muri Afurika. Barabituzanira bikwirakwira mu bihugu byinshi bya Afurika, tumenya ubutumwa bwiza. Ariko uyu munsi bimeze nk'aho byicuritse, ibyo bintu batuzaniye bo bameze nk'abari kugenda babita cyangwa se babireka. Ubwo nibivuga utyo nyine ndafata ku mibare nyine y'abiyita abakristo, kuko hano muri Afurika insengero ziracyuzura abantu. Ku cyumweru ubona ibikorwa byafunze, activite zafunzwe, abantu bajya mu nsengero, nubwo atari cyo nakita ko ari ubukristo, ariko itorero nyine nyakuri ryo rizwi n'Imana, ariko kubara nyine abiyita abakristo n'abajya mu nsengero, abacagitinga muri ibyo bikorwa byose bya gikristo. Urumva nashaka kubaza ntawe uri aho ngaho kuri tere noneho nyirizina, ubona biri guterwa n'iki? Kuki aho rero ko abantu bari kugenda basohoka mu nsengero gake gake, ku buryo hari n'aho njyana nawe akambwira ngo ujya mu rusengero ugasanga harimo abantu b'abasaza 10, abakecuru. ubona impamvu ni iyihe? Buriya ibyo bintu nabivugaho ibintu byinshi, ariko wenda ndagerageza kurezima. Ntabwo sinzi wenda icyo abantu baheraho bavuga ko abantu ari abakristo kubera ko babona birundiye mu nsengero ari benshi, cyangwa se kuba abantu bacyuzura mu rusengero muri Afurika akaba ari cyo kimenyetso cy'uko ubukristo buteye imbere cyangwa se ari abakristo. Kubera ko iyo ugiye usanga ubukristo ahantu henshi bukorwa ari pratique kurenza uko donc ari reka wenda mbivuge mu mvugo yumvikana. Hari ikintu abanyamadini badukoreye cyane cyane wenda muri Afurika, kuko ariho wenda wibanze. Yego. Hari ikintu abanyamadini badukoreye, badukundisha amadini no kwitwara neza ku idini kurenza kuba abayoboke ba Kristo. Yego. Muri no minsi hari inkuru turi gutegura, ni igitabo nasomye cy'umubwirizabutumwa witwa Savent David w'umunyamerika. Yanditse igitabo cyiza cyane nakunze, cyitwa ngo Training and Discipling the Body of Jesus Christ. Donc ngo ni uburyo umuntu yakwitoza cyangwa se yabyitoza, cyangwa ni gute umuntu yakora urugendo rwo guhinduka umwigishwa wa Kristo. Kubera ko abantu benshi bahindutse abanyamadini kurenza uko baba koko abakristo. Kubera iki? Usanga ku idini akenshi umuyoboke mwiza ku muyobozi w'idini, umuyoboke mwiza nyine ni uwitabira koko amateraniro, ariko akanubahiriza imihango bashyizeho ndetse na disipurine iryo dini riba ryarashyizeho. Akenshi nubwo yabikora avuye kunywa inzoga cyangwa gusambana cyangwa yewe n'Imana itamuzi, ariko mwene uwo nguwo bamwita umukristo. Ikintu nshaka kuvugira iki ni iki rero? Ikintu cyakubwira ko umuntu ari umukristo pratika wamenye Imana ni igihe azasenga cyangwa azashaka Imana
azashaka Imana, Imana yarangije kumusubiza ibyifuzo byose yari afite, agakomeza akayigumaho cyangwa akayinambaho. Kubera ko yego abantu benshi bajya mu nsengero, abantu benshi cyane bajya mu nsengero atari ukubera urukundo bakunda Imana, ahubwo insengero abantu benshi bazihinduye nka lieu de rencontre, ahantu ho guhurira n'ahantu ho gusuka ibibazo. Imana abantu bayifashe, urabona cya cyuma, bya byuma bitanga amafaranga, banki iguha agakarito ukagenda ugashyira mu cyuma ugakanda imibare, icyuma kikazana amafaranga ukayafata ukajya gukemura ibibazo ufite. Abantu benshi nuko bafata Imana. Iyo uzi ko ku gakarita hariho ikintu, uragenda ugashyira mu cyuma ugakanda ugasohora amafaranga. Iyo uzi ko nta kiriho, uragenda ukabika. Abantu benshi rero bashaka Imana mu bibazo, noneho bagera mu bisubizo bakamera nk'abantu babitse ka gakarita bakituriza, bakongera gukubitwa n'ibibazo bagasubira gushaka Imana. Rero ibyo nabihuza nte wenda n'ikibazo umbajije ngo ni ukubera iki usanga hano muri Europe. Njyewe maze imyaka igenda kuba 12 ndi hano ku mugabane w'i Burayi, mu Bufaransa. Ariko hari ibyo nabashije kugenda nyine ndeba no kubuseriva nk'umuntu hari kandi uhakorera umurimo w'Imana bien sûr. Ariko kimwe cyo nabonye nuko abantu benshi bacira imanza, abazungu, abantu benshi bacira imanza. Nukuri nabonye hari abantu benshi bitwa nyine ko ari abakristo bo muri Afurika, nabonye barusha ahubwo ubukristo. Turamutse tuvuze ngo umukristo noneho pratika, nabonye hari abantu benshi cyane barusha ubukristo. Kubera iki? Ntabwo kuba umukristo ntabwo kuba wagiye mu rusengero, kuba ukunda gusenga kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru, ujya mu rusengero buri munsi, ntabwo ari cyo kigaragaza kuri umukristo. Ubundi umuntu azabwirwa n'iki ko yakijijwe? Uzabwirwa n'iki? Uzamenya ko wakijijwe igihe uri ahantu hari okaziyo yo gukora ibyaha ntubikore. Nta n'ukuruzi, pasiteri wawe atakuruzi, mwarimu wawe atakuruzi, utari muri korari, mbese wenyine gusa hagati yawe n'Imana uzi ngo niyi nduzi, nibwo nicyo kizakumenyesha koko uri umukristo. Noneho impamvu nkubwiye ngo hari abantu benshi rero hano, aba bantu dukunda gucira imanza ngo abazungu ntibakijya gusenga, ngo ntibakijya mu nsengero. Nubwo batakijya mu nsengero, ariko hari abantu benshi barusha ubukristo. Baravuga ngo itorero ryiza cyangwa idini ryiza ni idini ryita ku mfubyi n'abapfakazi rigafasha abakene. Iyo tugeze hano i Burayi, bagufasha batitaye ngo uri umwirabura, ngo ntiwavukiye aha. Ni ukuvuga ngo ibyo bagomba abazungu, upfa kuba nawe uri muri duruwa zabyo, nawe barabikugomba. Hano usanga dutonze imirongo turi kumwe n'abazungu, turi kurekarama ikintu kimwe cyangwa turi muri duruwa imwe. Kandi noneho ikindi, bafite umutima wagutse cyane, basobanukiwe agaciro ko gufasha abakene, ko gufasha abatishoboye, kandi nibyo ijambo ry'Imana ridusaba. Noneho ikindi rero, kugira ngo umenye ko abantu aho ngaho nk'uko umbwiye ngo baracyuzura insengero, kugira ngo umenye ko koko abantu buzura insengero kubera urukundo bakunze Imana, nuko uzabafata ukabashyira kuri nivo y'abantu baha muri Europe bariho, nibwo uzamenya niba koko bajyanwa mu rusengero n'urukundo bakunze Imana cyangwa se n'ibibazo bafite. Kubera iki? Naho i Burayi haba ibibazo.
wenda ntavuga gutya abantu bakagira ngo hano ni muri paradizo nyine ngo nta bibazo bihaba. Oya, birahari na n'ubu turabifite, ariko ibibazo nyine biratandukanye. Tuvuge nk'ibintu bikunda kugora abantu ahanini, ibintu wenda nivuge njyewe hatagira ngo n'umuntu ndi kuvuga, nk'ibintu byangoraga n'urugero nkiri wenda muri Afurika, ibintu nasengeraga, ibintu nerekaga Imana. Iyo ugeze hano i Burayi mu by'ukuri ntibiba bikiri ngombwa kubisengera, bikemuka utiriwe ugira ute, utiriwe ubisengera. Noneho iyo ni imwe mu mpamvu ihita igushyira ku munzani kugira ngo umenye niba koko warajyanwaga mu nzu y'Imana n'urukundo ukunze Imana, niba warakoraga umurimo w'Imana n'urukundo ukunze Imana, cyangwa se hari impamvu ibigutera. Imwe ahanini harimo na bya bindi bimeze nko gufata akakarita tukajya gushyira mu cyuma tukareba niba kiduha amafaranga, kitayaduha tukituriza. Yego, kubera ko usanga hano iyo uhageze, impamvu ni uko abantu benshi iyo baturutse muri Afurika bakagera hano i Burayi batagisengera bya bindi basengeraga, bakabona ibyifuzo birahindutse. Ibyifuzo nyine bihinduka bitewe n'icyiciro ugezemo. Hari ibintu uba utagisengera, hari ibintu biba bitakiri umutwaro cyane, none ukajya mu nzu y'Imana kuko wasezeranye n'Imana kuzayikorera no kuzayubaha uzaba uri hose no kuzayisenga muri situwasiyo iyo ari yo yose. Ariko abo ni bake pari raporo y'abagera aha, utanywaga inzoga ati bya bindi burya batubwiraga ni ibyo muri Afurika, akinywera inzoga kuko nta muntu ukimukontorora, nta muntu ukimuruzi. None se ubwo wambwiraga ngo uwo nguwo uje akamera gutyo ageze i Burayi, kuko wambwiraga ngo nuko yajyaga mu rusengero kenshi, ngo nuko ari umucuranzi mwiza, ageze aha yishora mu bagore, yishora mu nzoga, yishora mu biki, ngo nuko nta muntu ukimukontorora, cyangwa nyine ngo ageze ahantu ngo ari uburenganzira. Hano babyita ngo ni ibihugu bya duruwa nyine, ngo umuntu wese ngo aba afite uburenganzira bwo gukora icyo ashaka. Ese ubwo wambwira ko kubwiza ukuri, ubwo wambwira ngo ubwo yari umukristo ngo nuko yajyaga mu rusengero kenshi gusenga? oya. Noneho hari urundi rugero rumwe nshaka kuguha. Abantu benshi, nakubwiye ngo abantu benshi ni abayoboke b'amadini kurenza ko baba abayoboke ba Kristo. Yego, abantu benshi bayobotse amadini ndetse babana na Yesu, banavuga Yesu ariko ntibamuzi. Reka nguhe urugero. Uribuka inkuru iri muri Yohana ibice 5 ngo Yesu akiza umuntu wari umaze imyaka 38 amugaye. awari ku kidendezi. Reka tuyisome ntacyo, wenda ndaza kukubwira akantu ndi gushaka kwigisha abantu. Ngo hanyuma y'ibyo hari iminsi mikuru y'Abayuda, nuko Yesu agiye Yerusalemu, kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi mu Ruheburayo cyitwa Betesida, cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hariho abarwayi benshi, barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse, bari bategereje ko amazi yihinduriza, kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi. Nuko umuntu wabanzaga kujyamo yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose. Hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye, amenya ko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu unjugunya mu kidendezi y'amazi yihindurije nkiza undi antanga kuyamanukiramo. Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo kuri ubwo hari ku munsi w'isabato. Nuko Abayuda babwira ukijijwe bati, dore uyu munsi ni isabato, kandi amategeko ntiyemera ko wikorera uburiri bwawe. Nawe arabasubiza ati, wankijije niwe wambwiye ati ikorera uburiri bwawe ugende. Baramubaza ati, uwo muntu ninde wakubwiye ngo wikorere ugende? Ariko uwakijijwe ntiyamenya uwo ari we, kuko Yesu
yigendeye kandi hari abantu benshi. Hanyuma y'ibyo Yesu amubonye mu rusengero aramubwira ati dore ubaye muzima, ntukongere gukora icyaha utazabona ishyano riruta irya mbere. Ikintu nshaka kubwira ko iyi nkuru ni iki. Abantu benshi bameze nk'uyu murwayi. Yego. Ntiwumva ko uyu muntu yakijije indwara ye? None ariko ikibazo cyajeho nyuma ni iki? Uwamukijije ntamuzi. Biratangaje. Ikibazo cyavutse nubwo yakize ariko ntabwo azi uwamukijije. Yego. Wumvishe? Yego. Abantu benshi babayeho mu buzima bwo kubana na Yesu, icyo bapfana ni kimwe gusa. Ni ubuzima, ni ukubona imyambaro, ni ukubona ibyo kurya, ndetse baranamuvuga ariko abenshi batamuzi, batazi uwo bari kuvuga uwo ari we. Yego. Abantu benshi babayeho nk'uyu murwayi bwo kuba nyine batendinga mu nsengero ariko bakaba batarigishijwe Yesu. Yesu ninde? Ninde wagukijije? Noneho ugasanga abantu benshi koko bitwa abakristo ariko byo ku munwa gusa biraho nyine byo kwatendinga insengero ngo ni abakristo, ariko ugiye kureba usanga mu bantu benshi bariho kuri iki gihe bakora amanyanga nabo bitwa abakristo bari, kandi nta mukristo. Tunafatiye kuri ibyo, tukiri kuri ibyo, tuvuge nka hano iwacu mu Rwanda, statisitike zerekana ko mu 1994 ubwo habaga jenoside yakorewe abatutsi, imibare yerekanaga ko icyo gihe twari dufite abantu bitwa abakristo 90%. Deja ni 90 kuzaba ntacyo kadufata 90%. Abantu bakavuga ko iyo mibare iza kuba ari ukuri koko, abagera 90% nyine bitirirwa Kristo bakaba ko ari abakristo bapratika kabisa. Abantu bavuga ko nyine bitari gushoboka ko 10% bitari kuganza 90% nyine y'abakristo, even nubwo bya 70% cyangwa 80%. Yego. Nyine abantu bakavuga ko bitari gushoboka ko icyo kintu cyabaho nyine ahantu hari abakristo bangana gutyo, ariko byabaye ishyano kubona amakiriziya niyo yiciyemo abantu bamwe batangwa n'abapadiri. Yego, za nsengero twubaha nizo za nsengero twubaha, usanga nizo zibaye irimbukiro ry'abantu. Umuntu mwasenganaga ku cyo wara muri korali akagutanga, nyine ni byinshi, ni amateka azwi na buri munyarwanda wese ndetse n'abantu benshi hirya no hino ku isi. Arizo mpungenge nyine abantu benshi bagira yuko imibare yitirirwa ko abantu benshi ari abakristo muri Afurika nyine bifite swati, biterwa no kuba ari ubushomeri abantu bajya mu nsengero kuko nta yindi shuwa bafite. Ikindi nyine batarahindutse ari ukuba ati gira adresi ntawamenya. Nizo mpungenge abantu benshi bagenda bagira, ni dukomeza nta kibazo n'ubundi ni urugero ruzira ringuhaye berekana yuko imibare dufite kuba twibese ko muri Afurika ari abakristo atari bo by'ukuri koko. C'est ça. Rero ni icyo wenda nagiraga ngo nkubwire, ariko hano nubwo abantu benshi bakunda kujeneraliza rimwe na rimwe bakanakabya cyane iyo bigeze mu marezo sosiyo, ariko nta bapfira gushira. Ikindi ngo hari ibihumbi Imana iba yarisigarije, n'aha ngaha haracyari abakristo, haracyari abazungu bahamya Imana. Reka nk'ubu nguhe urugero nkwereke, wenda nshyireho aka kavidewo kagaragaza urugendo rujya rukorwa, ruba rimwe mu mwaka, marche pour Jésus. Donc ni urugendo ruba ni
aho amatorero menshi aba yahuye cyangwa buri torero rikiyoruganiza, buri rusengero rukiyoruganiza rukajya mu muhanda. Urabona nk'aba bafashe ikimodoka kinini cyane bashyiramo ibyuma birangurura, bashyiramo amakorari agenda aririmba abazenguruka umujyi wose, imijyi yose, buri mujyi wose wo muri Europe cyangwa muri France cyangwa muri Belgique wenda kuko ariho maze kubibona, ariko n'ahandi hose biraba. Ibyo nitabiriye gusa n'ibyo mu Bufaransa, aho uba usanga abantu bafashe amadarapo yanditseho ngo Jésus est vivant, Yesu ni muzima, cyangwa se Yesu arakiza n'ibindi, cyangwa imirongo yo muri Bibiliya, bari kugenda bamamaza ubwami bw'Imana, bamamaza Kristo. Abantu rero bacyamamaza inkuru nziza y'ubwami bwa Kristo baracyahari, haba muri Europe n'ahandi hose ku isi, kuko kimwe mu ijambo ry'Imana ritwereka ni uko Yesu azagaruka ubutumwa bwiza bwarageze hose, bwarakwiriye hose. Naho rero warumbajije uti ubona ari impamvu ki ubona muri Europe abantu batakitabira cyane insengero. Ubundi ibihugu byigeze bigira ububyutse bwinshi cyane, kandi ahantu hari ububyutse bwinshi habaho n'ubuyobe bwinshi, ndetse hagakurikiraho n'ikindi gihe gikabije nacyo cy'ubuhenebere bwo mu minsi y'imperuka. Icyo nabivugaho rero ni iki: hari ubuhenebere bw'ubwoko bubiri bitewe n'aho uri. Ushobora kugira ubuhenebere, aka kantu kumve neza n'abadukurikiye batwumve, ushobora kugira ubuhenebere buguca mu rusengero ntuzongere kwinjira mu rusengero, ariko ushobora no kugira ubuhenebere bwo kukwinjiza mu rusengero ariko ukarubamo uri umupagani wo mu rusengero, cyangwa ukora ibyaha wibereye n'ubundi nahe mu rusengero. Ubwo buhenebere bwe bwombi burashoboka, kandi icyo gihe nta fundi nta mujyojyo, mwese muba muri kimwe. Ari uwagize ubuhenebere bumukura mu rusengero, ariko ari uwagize ubuhenebere Satani akamubwira ati wigumire mu rusengero ariko ukomeze ubu wanjye, bose ni kimwe. Ahubwo we ni ugucunga ngo ese njyewe basi ukinjira mu rusengero ndinde, ese koko ndi umukristo, ndi umukristo imbere y'Imana, cyangwa ndi umupagani wo mu rusengero? Kuko insengero nyinshi zigwije abapagani kurenza ko zigwije abapagani ndetse n'abayoboke b'amadini b'iryo dini kurenza ko baba abakristo cyangwa baba intumwa za Kristo. Hari abantu bahuza yuko kuba abazungu cyangwa muri Europe muri rusange abantu bagenda bashira mu nsengero, bakabihuza yuko ikiremwa muntu buriya muri kamere cyangwa se mu kijyanye n'iyobokamana, uko abantu bagenda basubizwa, bagenda bamera nk'aho bacitse ku Mana. Buriya iyo ugiye mu mateka usanga Europe ni umugabane wakubititse cyane n'ibintu bahuye n'ibyorezo by'ubushita, ibicurane bya Ositanye, intambara ya mbere n'iya kabiri y'isi. Nyine muri izo periyode nabwo abazungu basenze cyane kabisa. Rero iki kinyejana tugezemo urabona yuko ugiye mu mubiri ibintu byo gusengera by'ibibazo ni bike. Icyo gihe ubivuze neza rwose cyane, kuko na n'ubu n'utazi Imana yahuye n'ikibazo aravuga ngo oh mon Dieu, Mana yanjye. Donc umuntu wese yahuye n'ikibazo ahita ashaka ikinyabubasha, ahita yisunga, kandi nta kinyabubasha kiriho munsi y'ijuru gisumbye Imana. Rero abantu benshi nk'uko bivuze mu bibazo begera Imana, barasenga, bigira abakiranutsi, ariko nagira abantu inama yo gusenga bataragera mu bibazo, kuko amasengesho mu bibazo akenshi inama atakira ngo y'intabwe n'ubwo Imana yumva. Ariko naringiye kuguha akandi kagero kamwe k'ibintu njya mbona. Ukeka ko ari iyihe mpamvu muri Afurika cyane niho biba, niyo mpamvu wenda bariho nibanze,
ukeka ko ari iyihe mpamvu usanga umupasiteri yarigaruriye abantu kandi bakemera bakamuyoboka kandi mu by'ukuri bagahumwa amaso ko ari kubagirira nabi. Hari nk'utuvidewo wenda ndi bugende shyiramo, ugasanga nk'umuntu mu rusengero ni umupasiteri, nabibonye hari videwo nabibonyemo nk'umupasiteri ibi bintu byateye bita ngo ni deliverance, ugasanga n'urugero ari kuderivura abantu ngo basomana mu rusengero, ngo ubwo nibwo ari kumukorera deliverance ngo abadayimoni bamushiremo. Ugasanga undi yabakandagiye hejuru, ugasanga undi donke barapfukama cyangwa aricara amugende hejuru kugira ngo adakandagira hasi. Ubwo kandi ngo ari muri deliverance, ugasanga undi ari kubahuha, abantu bari kugwirirana nk'imitumba cyangwa nk'abantu badafite ubwenge, wagira ngo nta n'umutima ubari ukibarimo. Ugasanga undi ari kubakora mu myanya y'ibanga ngo ari kubaderivura, ugasanga undi ari kubarisha ibintu bitabaho. Noneho hari n'uwo nabonye wibira mu ngunguru irimo amazi, noneho agafata ya mazi arangije kwiyuhagira ngo akayaha abakirisitu bakayanywa kugira ngo nyine ngo ubwo ari kubakora deliverance. Hari n'ababarisha ibyatsi n'ibindi ibintu byinshi tutakwirirwa tunavuga muri iki kiganiro. Ukeka ko ari iyihe mpamvu abantu bemera koko bakirunda muri urwo rusengero bakamukurikira, ndetse ugasanga ibyo ari kubategeka bari kubikora? Impamvu nta yindi, ni uko daboro abantu bakeneye Imana, ariko nubwo bakeneye Imana bakeneye mu bibazo. Ari nayo mpamvu aza agakora igitangaza kimwe cya agashaka nk'umuntu wigize ikimuga akamuzana mu rusengero, yamusomagura kuri ya minwa cyangwa yamurisha bya byatsi cyangwa yamunywesha kuri ya mazi yiyuhagiye, agahita arambura akaboko ngo arakize. None ugasanga abantu benshi bagiye kumwirukaho. None si ubwo abo bantu utambeshye baba ari abakirisitu cyangwa baba ari ab'uwo muntu? Ni abafana b'uwo muntu, baba batarigeze banamenya kirisitu. Niyo mpamvu rero ntabwo ikigereranyo cy'ubukirisitu twagipimira gusa ku buryo abantu batendinga mu rusengero, ku buryo abantu birunda mu rusengero ari benshi, akaba ari cyo cyonyine kitwereka gusa ngo kuva ngo abantu bakirunda mu rusengero bacyuzura insengero ngo buriya abantu ni abakirisitu. Mu buryo bugaragara umukirisitu nyawe n'ubundi amenywa n'Imana, izo ni analize zacu. Ariko iyo ngiye kureba nicyo nakubwiye, nsanga n'aha muri Europe hari abakirisitu wenda batirunda mu rusengero nk'uko nguko muri Afurika, ariko n'aha ngaha barahari bakunze Imana. Kandi noneho akarusho, umuntu waha muri Europe kuzakubwira ni umukirisitu ukijijwe neza ubirimo, umva ni nta manyanga abari nyine abari umukirisitu nyine wavure utajenjetse kabisa, udafite wenda ibikabyo byinshi cyane, udafite kubivuga kenshi no kubiririmba no kubirata, ariko kameme aba avurema agerageza kubahiriza ibyo ubukirisitu bumusaba. Ndumva rero ari icyo gisubizo naguha ku kibazo warumbajije, kandi Yesu aguha umugisha. Ndagushimiye cyane. Felix, nawe ndagushimiye cyane. Ikiganiro ntabwo nshaka ko kiba kirekire, tuzakoraho n'indi episode. Nta kibazo, kuko iyi ni ingingo ngari. Reka gushimire cyane, icya none tugisoreza ahangaha. Ndetse nshimire cyane n'abadukurikiye bose, nabo bagenda barutana n'ibitekerezo muri komenti ndetse n'inyunganizi, biremewe cyane rwose. Reka ngushimire kandi nkwifuriza gukomeza kugenda ugira ibihe byiza. Amen. Yesu aguha umugisha. Simeho natwe turagushimiye ukomeza kudukurikiranira amakuru y'ibibera muri gospel hirya no hino. Nawe ibiganiro utugezaho vurema biratwubaka. Imana iguhe umugisha kandi nkwifurije ishya n'ihirwe na munsi mwiza n'akazi keza mu mirimo yawe ya buri munsi. Shalom.
ya murakoze cyane ya